kwa kuntu ukibasiga foundation zijyanye n'impu foundation ukayimusiga ukabona yabaye umweru. Narabikundaga, numvaga mfite nk'umuriro muri njyewe wo kubyiga. Ni ibintu nakundaga, narebaga umuntu wisize. wigeze kuza ngo nkwigishe makeup ariko wari nashaka ko mwishiriza nk'ubuntu amafaranga cyagiye yari make cyane, yari atarazi. byaje kugenda gute rero? agiye mbona nta wundi muntu wanyigisha atari wowe. ndaza rero mubaze, numva usabye amafaranga nyine atari makeya. ese ko yari menshi? kuri njye numva biranshimishije kandi nanjye byaranshimishije cyane. rahira kubona mama Debora ari hariya ari gusiga, nanjye ndi hariya ndi gusiga, ni ikintu cyashimishije. turabishimiye, twizere ko meze neza aho muri hose, aho muherereye mu nce zose z'isi zitandukanye. ndabaramukije cyane cyane. uyu munsi rero nkaba nabazaniye umwana muto mwiza, my student harya narakwigishije cyane. karibu Aline kuri MDTV show. murakoze cyane. ngaho suza Aline Kanisi. muraho neza itorero ry'Imana. amazina nitwa Aline Rusobanuka Nyashimwe, nkaba nkorera kuri Aline Makeup Artist, akaba ari nako kazi nkora ka buri munsi. murabona ukuntu yisize, ubu ni makeup artist by profession. Aline ndamwibuka cyane. Aline wigeze kuza ngo nkwigishe makeup ariko wari nashaka ko mwishiriza nk'ubuntu amafaranga cyagiye yari make cyane, yari atarazi. byaje kugenda gute rero? ubu makeup urimo byaje kugenda gute kugira ngo ujye kwiga makeup nyuma yo kuva kwa Madebora? cya gihe naje iwawe tuvuye ahantu twigiraga, twaragiye turiga, twizemo iby'inzara, twiga makeup. noneho niyo twari tugezeho tuvuye ku nzara, umwarimu aragenda n'icya gihe cya corona. agiye mbona nta wundi muntu wanyigisha atari wowe. ndaza rero mubaze, numva usabye amafaranga nyine atari makeya. ese ko yari menshi? kuri njye bitewe n'uko nari imeze cya gihe, numvaga ari menshi. ubu ngubu nibwo nyatekereza nkumva ndashobora nanjye kuyishyurira, ariko cya gihe numvaga arenze. noneho ni nabwo nari nkiva i Bugande, nkumva ayo mafaranga ni amafaranga menshi cyane. noneho nayafata mu manyakenya, nayakubita mu magande, nkumva ikibanza kiragiye. Aline rero ni umwana mwiza. yigeze kuza iwanjye ngo nimwigishe makeup, kandi icyo gihe nakundaga kwigisha, narabikundaga nyine, nari ngifite ya passion kabisa, numva ari ibintu nkunze cyane. noneho araza ngo harya ni Pato wari wakundanye? Pato niwe wandanye, brother wanjye niwe twari tuzi. araza mbona n'agakobwa keza, wari utarakora n'ubukwe? oya, nari narabukoze. sure. cyagiye nari umugeni ahubwo w'amezi. rahira nabonaga uri akana gato. araza ngo mwigishe makeup, umubwiye amafaranga, numva wapi, ntabwo biva, kandi naguciye make. wari wanciye make, ariko nyuma gusa ikintu cyashimishije ni uburyo wabikunze. narabikundaga, numvaga mfite nk'umuriro muri njyewe wo kubyiga. ni ibintu nakundaga, narebaga umuntu wisize, umva nyine nkabona ameze neza. niyo mpamvu nagize iyo nyota yo kubyiga cyane. noneho cyagiye nzi nca amafaranga, ndavuga ko se ko nirirwa mbireba kuri televiziyo. icyo gihe nicyo kintu narebaga kuri televiziyo. burya ikintu ukunda usanga ari cyo uhawe ureba cyane. icyo gihe wari wambwiye ariko ngo uzagaruka, sinzi uko byagenze. urumva nanjye kuguhakanira ni nk'aho byananiye. byaramunaniye. ndabaza se kubera iki ntakomeza kubireba kuri televiziyo, akaba ariho mbyigira nyine. icyo gihe nyine ndatangira mbyigira kuri televiziyo, mbese niho nakomereje kugeza igihe natangiye kugura udukoresho, nkagenda nkazana abakobwa nyine b'inshuti zanjye, nkabasiga, nkabona bibaye byiza, gutyo gutyo. wow, narabikunze cyane. mbona nyuma warakomeje, ariko icyiza wari ufite n'akanosyo. banza ariyo mpamvu wanze kwishyura.
urumva nari mfite akanosiyo kubera ko bari badutangirije aho twigiraga, noneho naho kuri televiziyo nakomezaga kubireba nkakaba ubwo nyine bya natiro nkicongera, sinzi ko ngira ngo umunsi naje iwawe nari nayiconze, nakundaga gucora agatiro. None se nyuma waje kubimenya gute kwiga? nakomereje kureba nyine kuri YouTube, hanyuma komeza gukorera inshuti gutyo, haba hari abagiye nko muri bride show nkabakorera, muri anniversaire nkakorera agatiro gahengamye, gacuka gahengamura, gutyo kugeza none aho natangiye gusaba ibiraka. Umuntu wa mbere nakoreye makeup n'umusaza wanjye. Umugore wa musaza wanjye yari afite ubukwe, kubera ko iwe ntaho yari guhera ngo ampakanire, ntabwo byari gukunda. Noneho ndamukorera, yari afite umugore mwiza utuje cyane, nawe utashobora guhakana kwa kuntu ukibasiga foundation zijyanye n'impu, foundation ukayimusiga ukabona yabaye umweru, niba ari umumama wirabura ukamusiga. Hari aho twahuraga ntabwo ninde wagukoreye makeup ngo ni Aline, ntabwo Aline yanze kuja ku ishuri none karahinyanga. Ngitangira nakoraga makeup ku buryo ureba umuntu ubu ngubu ongera kumureba kandi ukavuga wow. Uzi impamvu se icyiza iyo ugiye ku ishuri kuri YouTube, nanjye nigeze gushaka kuhigira mbona ntabwo nabishobora, kubera ko bajya bakwereka n'ikintu ntumenye icyo ari cyo, ntubisobanukirwe. Nanjye rero buriya kugira ngo ntangire mbasige nigisha abantu, nagiye ku ishuri, ni Umutanzaniya wanyigishije hano mu mujyi. None natangiye kuri YouTube kajya mbona ntago mbibona, kiriya se nikanyeretse, ariko ngiye ku ishuri bakanyereka everything. Iyi ni tino, iyi ni primer. Urabona no kuri YouTube ntubumenya ngo primer ikora iki, ni nagura iyihe bagakora, ariko ntumenye ngo iki ni iki bakoresheje. Noneho nanjye njya ku ishuri rero nyuma noneho ndabisobanukirwa, ariko kuri YouTube nkubwije kuri nk'abantu bahigira, abantu bahigira wenda kuko ufite nose ukabimenya, ariko ntumenye ngo foundation ijyanye n'umuntu ni gute nashobora gutandukanya uruhu rw'umuntu w'imibiri yombi n'inzobe itari inzobe cyane, ugasanga biragucanze. Urakomeza rero. Narakomeje, ariko nyuma ya YouTube kugira ngo mbimenye nyine ibyo byose ibyancangaga mbisobanukirwe, hari ahantu nagiye nakoraga muri salo y'inzara, noneho umumabuja yakoraga makeup. Aho ngaho nakomezaga kureba uburyo ari gukora, mubaza utuntu twose niwe wagiye atunyereka. Noneho buke arampemba, arambwira ati amafaranga nguhembye ndarenzaho tuje gushaka ibikoresho, kubera ko nawe yabonaga ngira inyota yo gukora makeup. Arambwira ati ndarenzaho tuje gushaka ibikoresho. Turagenda tuja mu mujyi tuzana ibikoresho, akomeza nyine kunyereka kugeza mbaye nyine umuntu wakora makeup nzima. Urumva ikintu kiba kiri mu muntu, ikintu umuntu aba akunze. Byaranshimishije. Hari ahantu twigeze guhura wakoze makeup, harya ni mu bukwe bwa Naomi. Nari ifite abantu bari bampamagaye bo gusiga, nawe uri gusiga abandi. Ndavuga ndavuga Ali ni wowe. Numva biranshimishije, kandi nanjye byaranshimishije cyane. Rahira kubona mama Debora ari hariya ari gusiga, nanjye ndi hariya ndi gusiga, ni ikintu cyanshimishije. Naravuze ati kweri inzozi zanjye zibaye impamo. Nahise mbwira umushitongi ko turi kumwe Salva, mpita mubwira ati uyu mwana yigeze kuza iwanjye ngo mwigishe makeup. Ndambwira ndumva bishimishije, ariko wabonye ko na nyuma yaho nagiye kohereza abakiriya cyane, nkatumira abantu ku nimero. Hari abantu benshi baza bakambwira ati ngiye kwa mama Debora yampaye nimero zawe mukorere makeup, hari igihe abantu kandi bakaza banyizeye kubera ko kabisa nabahaye umuntu nyine yamubwira ati uriya n'umwana wanjye. Hari igihe abantu bampamagara wenda cyangwa ibiraka bigahurirana, ariko kuwa gatandatu umuntu akambwira ati se nose ndabigenza gute, hari umuntu nkahita mubwira arahari, mfite umwana wanjye uzi gukora makeup Aline, nkahita muha nimero. N'abandi
bana ba Kayole bitwa ba Alice. Yego. Ba Alice nabo turakorana cyane. Uzi ko aho bigeze ba Alice nabo basigaye bampa ibiraka. Wow. Bakambwira Byiza cyane. mbere nakundaga kubohereza ahantu bajya gukora nko mu Banyakenya b'abashuti banjye ba Nafisa ndabaramukije cyane n'abasalimu Nafisa. Noneho nkaba busy mpita mpamagara ba Alice hagatumva mugiye ahantu kandi muvuge ko muvuye kwa Madebora. Nababwira wao ni watoto wangu wenye nimefunza makeup wanajua kabisa everything. Kandi ikintu naboneye Abanyakenya ikizi ukuntu ari abana beza bazi ko ibintu by'abakongo ari bazi ko ari nta mukongo ushobora gukora ikintu cya fake kibi, kandi imana zose nanjye ahantu mbohereje sheri mubakorera neza nk'abo ngabo Abanyakenya baba doni home. Natumyeyo ba Alice barambwira ati ni ukuri ibintu badukoreye iki twabishimye. Hari ngiye wohereza umuntu ahantu ukagira ubwoba. Hari n'abantu nakohereje ubushize ariko nawe babaye busy abana barafite blood tugiye nanjye ntabwo nari mpugutse. Ariko iyo utumiye umuntu nkavuga ati ujye kwa Aline ndabyizeye, nyuma akampamagara akambwira ati Mama Debora haki umenifanyia vizuri, Aline amenipaka vizuri, nimefurahia hiyo eyebrows yake. Na sikagatire neza. Hiyo eyebrows yake nimeipenda, nimefurahia. Uzi ukuntu mba numva nishimye. Sha birashimisha. Ali byarashimishije ariko ateye imbere. Ko abimenye kwiza rimwe nkubwira ati hari utundi tuntu nyine twa full makeup kwiye kuza tukiga ya nubona time zaza. None se wagiriye ihe nama abamama cyangwa se abakobwa barabikunda ibintu bya makeup bavuga ngo je ndatambamye cameraman ufite cameraman hano Tulia yagani akavuga ati sinabishobora ufite ukuboko gutambamye ngo ndi gitambame ngo tibishoboka ngo ko nosiga we byatangiye gute wumvaga wabishobora? Numvaga ntabishobora ariko kubera ko nabikundaga byaje gukunda nje ngitangira ni ibintu bisekeje nacora agatiro nanjye nayireba nkumva ntibaho ukabona biragoye nkumva nkiyanyisiga nkumva cyakoze ntarayisiga nk'ubu nkurebye wowe numvaga ako gatiro nagakora neza ariko nafata tiro nkabyica nyine igihe kimwe cyageraga nkumva wanabireka. Hanyuma se nihe challenge ubu ngubu ujya uhura nayo ku bijyanye na makeup nk'iyo ugiye guca umuntu amafaranga? Nihe challenge ese ubona byoroshye? Ubu nyine twebwe abantu benshi dukorera ni abanyamurenge ko mu makwe mu ma event, ariko abanyamurenge ni ba bantu ni ukuvuga ngo niba azi ko Mama Debora akorera 500 noneho iyo aje iwanjye nkamuca nk'igihumbi aho ngaho mba mwirukanye bibo bumva ko igiciro cyawe aricyo cyanjye aricyo cyundi, ariko ntabwo ariko biba bimeze. Ariko ubu ngubu bose barabantwaye batwara ngo Mama Debora arahenda ariko njye numva bavuga iriye ariko nawe ukora ibintu byiza cyane, niyo mpamvu ugomba no kuzamuka. Bahita bambwira ngo turigira kwa Aline kuko Aline ari agapetiti sere kanjye nkita mvuga nta kibazo rwose kwa Aline ewana nkumva biranashimishije. Nanjye ndaje mbacangamukire ari ubafate ntibakakwifatire. Makeup zirahenda nuko zirahenda n'ibikoresho byawe birahenda nk'ubu Revlon uzi uko igeze ku 2,000 ubwo se wambwira ngo 2,000 wajya gusigira umuntu 5 amuvugishije ukuri biragoye none iranarusha uhava umugongo wumva wakuriye warushe babajye bagira ngo nakazi koresha ngo makeup ngo gusiga ngo agatiro ngo gutya gusa. Mbwira iyo ugiye guca abantu amafaranga bigenda gute? Discussion nyinshi turigendeye nyinshi akabwo niba ari kuri telefone agahita kwihorera nk'umunsi wose, nanjye nkabanza ngomba kwihagararaho nanjye niko byatangiye. Tumaze kumenyana ngabanza ngaceceka ngatuza nyuma zagaruka
ariko icyiza iyo ari umuntu uzi ibyo nkora ntabwo yarinda disikiti. Oya, cyangwa nta nubwo avuga ngo ya nkunda agenda hariya ngo bankorera kuri make mbibiki, abazi akazi kawe. oya ni byiza, kuraje. Kandi ikintu nababwira cyo ni ukuri make-up irahenda, igura amafaranga menshi, bitwara umuntu akazi, amaboko, time, ntabwo biba byoroshye. Aline rero n'umwana mutoya, aracyari umwana mutoya cyane, mumuteze imbere kandi akora ibintu byiza. Byonyine n'uburyo yaje yisize muri kubona gute, arasa neza, ameze neza. Ikindi nzi ni uko yabikundaga, mwana we, inzozi zabaye impamo. Ubu ngubu ndashaka ko hari urundi rwego ugeraho, ariko byibuze ibintu byose umaze kubimenya, urabikora neza, umaze kumenya foundation nasiga umuntu ibijyanye n'uruhu rwiwe, kandi saba n'ama makeup artist. Hari igihe umuntu aba ari igikara ukamumugira umuzungu ugasanga ntasa ahantu hose, ijosi no mu maso ntabwo bihura. Ba makeup artist twisubireho, ariko tugitangira twese ibyo twarabikoraga. Buri wese agitangira ntabwo byabura, twisubireho. Ikindi n'amafaranga ntabwo aba ari menshi, ari narahara azajya basiga. Amafaranga ugomba kuyarekura bitewe n'ibyo wabonye. Hanyuma ngaho tanga inama rero ku bantu baba bafite impano, si make-up gusa, ku bantu baba bifitemo impano ariko bagatinya kubikora, bavuga ati ntabwo bishoboka, sinabishobora, wabagiriye inama? Abantu bafite imbaraga, buri wese wumva afite imbaraga atagwaye, muhaguruke dukore. Gukora ni byiza, kudakora bituma usuzugurwa cyane cyane. Urumva nk'ubu wewe hari ibintu ushobora gusaba umugabo n'ibindi utamusaba, kubera ko urakora. Hari utuntu nyine undi muntu atagusuzugurira. Gusaba birasuzuguza. Abantu nibahaguruke dukore. Hari utuzi twinshi tugasaba imbaraga, wakora mu mwanya uwo ari wo wose, waba ubyaye wakora, waba utwite wakora, waba uri kurera abana wakora, waba umeze gute. Nose wakora gute uri kurera abana? Hari igihe biba bigoye, biba bigoye ukavuga ati ndasiga abana. Urabona ko abantu benshi ntabwo baba bafite abantu babafasha mu rugo. Mama Debo, nk'ubu ngubu njyewe sinzi niba nijye gusa bibaho, ikintu nishizemo, ikintu navuze ngo iki kintu kiraba, sinzi ko byananira. Sinzi ko ari njye bibaho, ariko njyewe numva ikintu cyose nishizemo ko kiba, ntabwo icyo kintu kirananira. Nk'ubu mfite umwana karaja kugeza amezi 3, ariko ndakora. Icyo kintu nakibajije, nta bukwe buntambuka. Ufite umubebe, bigenda bite uwo mugongo muko? Ahubwo ibaze ko nakoze maze icyumweru. Ariko uzi ukunda amafaranga cyane. Icyumweru kimwe ubyara neza? Wow. Njyewe cyakoze ngendanye after 3 months nshobora kugenda nkakora ikiraka. Njyewe narakoze icyo gihe sinari nzi ko nzabyara mu matariki nabyariyeho. Ayo matariki nari nzi ko nzaba ngitwite ikiraka nkagikora. Noneho mbyara ubwo bukwe butaraba. Mbona kuvuga ngo bohereza ahandi biragora. Ndavuga ati nimuze ndicara mbakorere nicaye. Icyo kiraka ndagikora. Urumva ko Aline adasanzwe, ntabwo asanzwe pe. Kuraje cyane rero. Ubwo butumwa murumva ko we agerageza. So abamama ku bantu bakora bafite abana, n'ubu make-up ntiyakubuza kuyikora ngo ufite abana. Nose wagenda gukora uhetse? Ntiwagenda gukora uhetse, ariko unakora. None se ubu nje kugukorera, niba ngusanze mu wawe, shike ndyamisha umwana ngukorera iminota ingahe ntahana amafaranga yanjye. Ari uko wabaye mu Kikuyu cyane. Ndiwe hari abantu benshi babwira ko ngo nkunda amafaranga.
njye sinzi Imana izangirire neza uko nyashaka uyabone ariko bizakunda fashion ufite n'ukuntu nabonye ufite courage ubikora ni ukuri bizakunda cyane bizakunda nkunda amafaranga birenze oya ni na byiza umugore ukora ni byiza gusa ntabwo twaveba gusabiriza gusaba biza bingora ntabwo twaveba n'abagore badakora hari igihe hano mba mbona bigoye kubera yuko usanga wenda umuntu adafite umuntu umufasha ufite abana 2-3 b'impinja bose bakurikirana ukabona se ndajya gukora gute ariko hari utuzi tworoshe uburyo wadukorana n'umwana n'ubu ngubu nje nkagusigira umwana isaha imwe wabyinubira cyane wanyishyura ariko urabizi ko nanjye nkunda amafaranga nta kibazo hano binabaho by the way ubu usigira umunyakenya 200 ukagenda ukajya mu kazi kawe amasaha makeya warangiza ukagaruka ibaze iyo 200 ngiye gukorera 5,000 200 urumva ari ikintu cyakugara cyane ku buryo utasiga umwana ako kanama buriya si ingenzi byiza ako kanama ni ingenzi ari rero akaba afite na YouTube channel ngaho amamaza kuri MD mfite YouTube channel yitwa Aline Makeup Artist mugende mukore subscribe mukurikirane n'ibyo dukora tuhigishiriza makeup tuzagenda tuzana n'ibindi birenze n'ibiganiro bisanzwe birahari mugende naho mutugane none se usibye makeup hari ikindi ukora nakoze ibintu byinshi buri nigeze gufungura salo y'inzara nayifunze ejo bundi utwite nibwo nayigurishije ishyiramo umukozi nashyizemo abakozi mbona bitari kugenda bitamo kuyigurisha sigarira kuri makeup nacuruje amakanzu nyuma yawe n'ubu turacyacuruza ni nkaho nagiye ngukurikira nakubera urugero rwiza cyane nkunda ibintu ukora cyane ndanagukunda kugenda ngukurikira ni ukuvuga ngo sinzi ko hari ahantu ntaragufollowinga sinzi pe Aline ni umufana wanjye ahantu hose ngenda nyine nkurikirana ibintu ukora nacuruje amakanzu nacuruje ukora makeup nacuruje impeta amashaneti amaherena twose nyine tw'abamama twiza ukunda kwiyitaho uranasa neza ni byiza dushishikariza n'abagore kwiyitaho kugira isuku ni byiza cyane rero muze kumufollowinga kuri Aline Makeup ni umwana mwiza ni umwana ukiri ufite abana bangaye akomeza kukita mu mwana ni umumama ni ukuri nkaba ndi kumwita umwana ariko nuko ndamuruta so ntabwo ufite abana 2 b'abahungu kuraje cyane turagushigikiye nzajya nkomeza nkoherereze abakastoma kandi ntimukazamugora umwana ntimukamugore apana kwa kundi kwa Madebora njye ashobora kuzana kumva turanadiskise cyane nakumva atari bugere ku mafaranga nifuza nkita nkubwira nti sawa nta kibazo ubwo naho butaha ariko kwa Aline kiba kaza kugora cyane kandi aranatuje iwe mubabona n'ukuntu avuga yiturije ntimuzamugore nanje ariko ntabwo nza mbabwira ngo mugere hari igihe nshobora kubwira ati ni ukuri nkumvaga ndi buruhe nakubwira ati nta kibazo naho gutaha ariko hari igihe tujya slow nyine bikarangira dukoranye so ba makeup artist mwababonye ntimuzabure gusa neza cyangwa ngo umuntu mwifuza umuntu ubakorera akazi ka makeup ngo mumubure Aline arahari Mama Deborah hari n'abandi bana nkunda ba Kayore ba Alice nabo bakora makeup kandi bakora neza so murabona ko abantu bagiye biteza imbere ngaho tanga ubutumwa unasezera abantu ubutumwa nabaha duse neza twikunde yego dushaka amafaranga ese gusa neza gusa ni makeup ntabwo ari makeup gusa neza urashobora gusa neza mu myambarire yego no mu mivugire burya birakora no mu mivugire discipline irakenewe ube wa muntu utukana abamama tukiri bato umuntu uvuga nabi no gusa neza mu mivugire kakantu hari navuze hari ukuntu bigashyashya Aline arakoze cyane rero yari MDTV show
ubwo abantu ba hano mugende kwa Aline mukore subscribe cyane. kandi dukomeze tugubwe neza, Imana ikomeze kubarinda. Bye.